mbahaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu 12 ni ibintu by'ingenzi cyane bihambaye wakabaye waramenye mbere y'imyaka 30. Niba ukiri munsi y'imyaka 30 kumanura, ibi bintu bigera kuri 12. Ibi bintu ugomba kubimenya, ugomba kubishyira mu mutwe. Ni ibintu by'ingenzi bitazagutenguha, kandi niyo waba uri hejuru y'iyi myaka nawe ntago wabura amasomo ubyigiraho. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'ingenzi, na amasomo ahambaye cyane. Yes, ngeni twa Mr. Sam wageze kuri Mukire TV. Niba utarakanda subscribe kanda subscribe. Niba warayikoze ndagushimiye cyane. Urakaza neza mu muryango mugari wa Mukire TV. Reka turebere hamwe amasomo 12, ibintu 12 wakabaye waramenye mbere y'imyaka 30. Yes, mbahaye ikaze. Icyambere, time management. Niba uri munsi y'imyaka 30, iki kintu wakabaye ukizi cyangwa se waracyitoje, cyangwa se ukaba ukiri kucyitoza, cyangwa se ugatangira kucyitoza, kwitoza gukorera ku gihe. Kuko muri iyi myaka nibwo uba ugifite imbaraga zo gukora ibintu byinshi cyane, nibwo uba ugifite ubwonko butekereza neza cyane, uba ugifite umurava, uba ukiri fresh mu mutwe, nta bintu byinshi birakwivangira. Niyo mpamvu uba ukwiriye kwiga gukorera ku gihe kugira ngo uzabashe kubaka ahazaza hawe heza. Time management iri ni isomo rihambaye ukwiriye kumenya mbere y'imyaka 30. Ku mwanya wa kabiri, money management, kwiga gucunga amafaranga. Munsi y'imyaka 30 ni igihe uba ugifite imbaraga zo gukora, uri kwiga cyangwa se ukora ibindi bintu runaka, ariko iki gihe nicyo gihe cyiza cyo kwiga gucunga amafaranga neza cyane, gukorera ku gihe ndetse kwiga no gucunga amafaranga neza cyane. Isomo rya gatatu, spend time around. Muri iyi myaka nicyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga kubaho wowe wenyine, ukitekerezaho wowe ubwawe, ugatekereza ku hazaza hawe, future yawe, ukirinda ikigare ndetse kwirinda ibintu byose byatuma utatekereza ku nzozi n'intego zawe, kwirinda ibintu by'igare. Iyi niyo myaka myiza. Ku mwanya wa kane, listening. Iyi ni imyaka myiza yo kwiga kumva. Muri iyi myaka abantu benshi baba bakunda kuvuga, nta muntu wiga gutega amatwi, ariko gutega amatwi niho wungukira ibintu byinshi cyane kurusha kuvuga cyane. Niyo mpamvu muri iyi myaka ari igihe cyawe cyiza cyo kwiga gutega amatwi ku rwego rudasanzwe. Isomo rikurikira, decision making. Iki ni igihe cyawe cyiza cyo kwiga gufata imyanzuro. Munsi y'imyaka 30 uba ugishyushye, ugitekereza ibintu byinshi cyane, uba wumva isi yose utiyifite mu biganza, ariko agombye kujya utekereza gufata umwanzuro wo gukora ibintu runaka, kuko ntabwo wakora ibintu byose. Iki ni cyo gihe cyawe cyiza cyo gufata umwanzuro, kwiga guha ubuzima bwawe icyerekezo cya nyacyo. Goal setting. Iki ni cyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga kugira intego, cyo kwiga gusetinga cyangwa se kwiha gahunda y'ibintu ushaka kugeraho kugira ngo uzubake ahazaza hawe heza. Munsi y'imyaka 30 nicyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga kugira intego ndetse no kwiga gushakisha uburyo uzazigeraho. Ni igihe cyawe cyo kwiga, uba ufite umwanya wo kwiga no gutekereza ku bintu, kuko n'imbaraga uba uzifite ku rwego rudasanzwe. Negotiating. Iki nicyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga kunegosiya cyangwa se guciringa, kwiga kuganira n'abandi, kwiga gutekereza ndetse ibintu bijyanye n'imivugire. Ibi ni ibintu ugomba kwiga munsi y'imyaka 30. Iri ni isomo rihambaye ugomba kwiga munsi y'iyi myaka. Public speaking. Uba ugomba kwiga kuvugira mu ruhame. Iki nacyo ni ikintu kidasanzwe ukwiriye kumenya mu buzima nk'umuntu uba ushaka kubaka ahazaza hawe heza cyane. Irindi somo rihambaye ukwiriye kumenya, how to find a job. Iki nicyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga uburyo bashaka akazi. Ese baprayinga bate? Bashaka akazi gute? Bihangira imirimo gute? How? Ikintu cyose kibyara amafaranga. Iki nicyo gihe cyawe cyiza cyo kwiga ku buryo bwo gushakisha amafaranga. How to run, how to cook. Ni igihe cyawe cyiza cyo kwiga guteka. Ugomba kumenya guteka no kumenya utundi turimo twibanze nko kumenya guhaha, kugira discipline, kugira ubundi bumenyi bwawe bwibanze mu buzima nko kwimesera, ukora n'utundi tuntu turimo dutandukanye two mu rugo. Hari utundi tuntu twinshi tw'ubumenyi uba ukwiriye kumenya munsi y'iyi myaka 30 kugira ngo ubashe kubaka ubuzima bwawe, ahazaza hawe hazabe heza cyane. Dore ko munsi y'iyi myaka uba ufite igihe gihagije ndetse n'imbaraga zidasanzwe zo gukora ibintu. Ntabwo uba uragira inshingano nyinshi zihambaye,
nicyo gihe cyawe cyo kwishyira ku murongo no kugira discipline no kwishyira ku murongo buryo budasanzwe kugira ngo uzabashe kubaka ahazaza hawe heza cyane. Bageze kuri Mukire TV, nge nitwa Mr Sam. Ese isomo ryagufashije ntirihe? Uritwandikire muri comment. Uyu munsi twareberega hamwe ibintu bigira kuri 12 by'ingenzi bidasanzwe byagufasha kuba ubuzima bwiza kandi bwuzuye munsi y'imyaka 30. Aya masomo wakabaye uyazi, wakabaye uzi kwiga gukorera ku gihe, ukaba uzi kwiga neza uburyo bacunga amafaranga, ukaba waramenye kwiga uburyo bitekerezaho, kwiga kubaho wenyine, ukaba warize gutega amatwi, ukiga gufata imyanzuro ihambaye mu buzima bwawe, ukiga guha icyerekezo ubuzima bwawe, ukiga kunegose cyangwa se guciringa n'abandi, kuvugana n'abandi, ukiga kuvugira mu ruhame, ukiga uburyo bashaka akazi, ukiga guteka ndetse n'utundi turimo twinshi dutandukanye two mu rugo, ndetse ukiga ndetse ukihana discipline, ugaha discipline ubuzima bwawe. Aya ni amasomo ahambaye. Ndabashimiye, nge nitwa Mr Sam. Uzajya ugenda ubona n'ibindi biganiro byinshi byiza by'ubwenge hano kuri Mukire TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda like, ubundi ukajya ubona ibindi biganiro byinshi nk'ibi bidasanzwe. Ndabashimiye cyane.